Ndagushuhuje kandi ndagushimiye wowe udahwema kubana natwe umunsi ku wundi. Wewe wamaze gukora subscribe kuri no channel yacu kandi yawe Imana iguhe umugisha. Maze kandi wowe utarayikora yikora aka kanya ujye ubona ibyiza tugutegurira kandi tukugezaho icyo tukwijeje natwe nuko tutazagutenguha. Tuzajya tukugezaho amakuru meza acukumburanye ubuhanga utasanga ahandi, ibyegeranyo byiza nk'uko usanzwe ubyumva n'ahandi uzajya ubisanga. By'umwihariko twe turi ikinyamakuru cy'iyobokamana, tuzajya twibanda cyane cyane mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ariko n'ibindi byose bifitanye isano n'Imana kuko ariyo dukorera twese. Iyi ni Shukuru TV Official. Ngiye mugiye kubana noneho nditwa Tuyisabe Nerso. Noneho tugiye kuganira ku mateka ateye atya. Muri benshi mwatwandikiye mwifuza ko twazababwira inkomoko y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Bamwe bati ryashinzwe nande, abandi ryatangiye ryari, abandi ryihomoye kuri he, abandi ryari rigamije iki. Byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri aka kanya. Ndagushimiye kandi nkwaye ikaze. Mbere yuko twanzikana aya mateka abanza umenye ibi bikurikira. Menya ko itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ryatangiye ku rwego rw'isi yose, ariko butahise busakara mu isi yose, kuko magingo hari naho ubu butumwa bwiza butaragera. Kuri uno munsi tugiye kurebera hamwe mu buryo bw'incamake amateka y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi uko byatangiye ku rwego rw'isi yose. Ubutaha tuzareba uko bwageze muri Afurika, yewe tuzarebe nuko bwageze mu Rwanda kuko bwagiye buhagera mu bihe bitandukanye nk'uko nabivuze, hari naho butaragera magingo aya. Ngira ngo niba uri umwizera mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ukurikira amakuru yaryo, mu minsi yashize nibwo twizizaga imyaka 100 itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rigeze mu Rwanda. Ntabwo ari ku isi yose kuko abandi iyo myaka bayirengeje kera. Itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ryatangiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwitwa William Miller yabigizemo uruhare runini. William Miller yavukiye Passfield ku itariki ya 15 Gashyantare 1782. Yari umuhinzi, nyuma yaje kuba umusirikare w'umukapiteni mu ntambara yo mu 1812. Yakundaga gusoma cyane kandi yagiraga umurava. Mu 1816 yinjiye mu itorero ry'Ababatisita, ariko ntiyarikomeramo, ahubwo agakunda gusoma cyane Bibiliya n'ibitabo biyisobanura. Yibanze gusoma cyane ku buhanuzi bwo muri Daniyeli ibice 8 ku murongo waho wa 14. Ashingiye ku byo yasomye yemeje ko Yesu azagaruka hagati y'itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu 1843 ndetse n'itariki ya 21 y'ukwa gatatu 1844. Akurikije ubuhanuzi bwari buri muri iryo somo, bivuga ko bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira mu buturo bwera uzabona kwezwa. Ashingiye ku butumwa bwiza buboneka muri Ezekiel ibice 4 ku murongo waho wa 6, agashingira ku isomo riri muri Daniyeli ibice 9 ku murongo waho wa 25, atangira kubara iyo myaka ahereye muri 457. Mbibutsa ko mbere babaraga basubira inyuma, ndizanashidekanya ko nabyo bize. Ubwo witwaga Kuro yatangaga itegeko ryo gusana Yerusalemu, yumvaga kwezwa k'ubuturo ari ukugaruka kwa Yesu Kristo. Mu 1831 nibwo yatangiye kwigisha izo nyigisho afatanyije na Yosuwa Hima. Iyo nkuru yitabiriwe n'abatari bake bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku mugabane w'i Burayi.
Igihe cyarageze Yesu ntiyagaruka, bituma abantu benshi bagira agahinda kuko bari baragurishije utwabo ngo bamamaze ubwo butumwa. Nyuma yaho gato uwitwa Samuel Shepherd Snow na bagenzi be bashyizeho itariki yo kugaruka kwa Yesu Kristo, ndetse bavuga ko ari itariki 22 z'ukwezi kwa 10 1844. William Miller yifatanya nabo mu kwamamaza ubwo butumwa, nabwo iyo tariki igeze Yesu Kristo ntiyagaruka. Icyo gihe habaye agahinda kenshi, abayoboke baratatana basubira mu matorero bari baravuyemo. Bake basigaye bakomeje gusenga bashaka mu byanditswe icyatumye ibyo byose biba Yesu ntiyagaruka. Muri abo harimo witwa Hillary Edison. Igihe kimwe ari kumwe na Croswell banyura mu murima w'ibigori bajya gusura abizera bashya. Hillary Edison abonekerwa abona Yesu avuye ahera agiye ahera cyane. Araza abibwira abandi bagenzi be, baba babonye igisubizo cy'ikibazo bari bafite. Muri abo harimo umukobwa w'imyaka 17 witwaga Ellen G. Harmon. Bakomeza kwiga Bibiliya bategereje Yesu, ariko noneho ntibashyiraho amatariki yo kugaruka kwe. Uyu mukobwa yaje kubonekerwa n'Imana imwereka ko bagomba gukomeza urugendo. Ellen G. Harmon yari kumwe n'abandi bagenzi bafatanyije, harimo witwa Joseph Bates, Hillary Edison, James White, John Andrew ndetse n'undi John, yewe n'uwitwa Ulam Smith. James White niwe wari umuhuza w'ikorwa, ashyiraho akanyamakuru kitwaga Present Room bandikagamo ibyo babaga bavumbuye muri Bibiliya. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 umwaka w'1860 nibwo hatoranyijwe izina ry'Abadventiste. Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 5 umwaka w'1863 nibwo iryo zina ryemejwe. Icyo gihe itorero ryari rigizwe n'abizera 3,500. Kubera ko baruhukaga ku isabato, baje kongeraho b'umunsi wa 7. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'1846 Ellen G. Harmon yashyingiranwe na James White. Basabye James White kuba umuyobozi, arabyanga. Icyo yangaga ngo ni ukugira ngo abantu batabona ko ari byo yahirimbaniye kuva na kera hose. Ahubwo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 5 umwaka w'1863 batoye umuyobozi witwaga John Banton, maze aba ari we uba umuyobozi wa mbere wayoboye ku rwego rwa General Conference. General Conference ni itorero ry'Abadventiste w'umunsi wa 7 ku rwego rw'isi. Nyuma yaho James White yaje gutorerwa inshuro 3, aba aramusimbuye. Uwitwa John Andrew yaje koherezwa kuvuga ubutumwa mu Busuwisi, ndetse agera no mu bihugu byinshi by'Uburayi. Mu mwaka w'1888 ubutumwa nibwo bwageze mu gihugu cy'Ubushinwa. Yewe uwavuga amateka y'itorero ry'Abadventiste w'umunsi wa 7 uko ryatangiye bwakwira bugacya, ariko ndizanashidikanya ko wumvise ko uyu murimo utari woroshye. Yewe nkundire butaha tuzarebere hamwe uko wageze muri Afurika, yewe nuko wageze hano mu gihugu cy'imisozi 1000 mu Rwanda. Nabyo tuzabivina umuzi n'umuzingo, nk'uko ubizi neza ko hano mu Rwanda naho itorero ry'Abadventiste w'umunsi wa 7 riri muri rifite abayoboke benshi cyangwa se abizera, dore ko mu minsi ishize twishimiraga ko twujuje miliyoni. Yego muri miliyoni zirenga 13 zituye u Rwanda ntabwo ari umusaruro mwiza, ntabwo twavuga ko ari umubare munini, ariko nabyo twabishimira Imana.
ahubwo nawe reka ngushimire wanije umwanya wawe ukanega yombi. Aha nta handi wari uri, ni kuri Shokoro TV official. Ndizera nashidikanya ko wamaze gukanda subscribe, nimba utarayikanda nawe wayikanda, maze ubundi inkuru ziza zicukumbuka zajya uzibonera ku gihe. Njye mwari muri kumwe, nitwa Tuyisabe Nelson, ndabashimiye naho utaha. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe.